tugiye kubiriza tubaza amakuru ko mwiriwe. Reka twongere dusome igitabo cy'Itangiriro 49 uriya murongo wa 13. Zebuloni azatura ku kibaya cy'inyanja, azaba ku kibaya kiriho inkuge, urugabano rwe ruzerekera i Sidoni. Gutegeka kwa 2:33 uriya murongo wa 18. Kuri Zebuloni aravuga ati, Zebuloni wishimira amagenda yawe, Isakari wishimira amahema yawe. Bazahamagara amahanga aze ku musozi, aho niho bazatambira ibitambo by'abakiranutsi, kuko bazanyunyuza ibintu byinshi biva ku nyanja nyinshi n'ubutunzi bwahishwe mu musenyi. Amen. Tugeze ku wundi mwana wa 5 wa Yakobo witwa Zabuloni. N'umwana wa 10 wa Yakobo yabyaye, ariko akaba wa 6 kuri Leya. Zabuloni bisobanurwa ngo gutura. Leya aravuga ngo umugabo wanje aratuye, ku gice cya 30 murongo wa 20 hariya mu Itangiriro. Zabuloni avugwa rimwe na Isakari nkuko mwumvise tubisoma hariya mu gutegeka kwa 2. Ahita avugirwa rimwe Isakari wa 5 wa Yakobo na Leya. Urumva bahita babashyira hamwe wa 6 n'uwa 5 bagahita babavugira hamwe. Zabuloni yabyaye abahungu 3 witwa Seridi, Eloni na Yakel. Imipaka yabo cyangwa se imbibi ziwe za Zabuloni yatujwe hagati ya Galilaya y'epfo. Galilaya ni imwe mu ntara enye za Palestina nkuko muzizi ku ikarita yo muzireba. Mu gihe cya Yesu hari Galilaya y'epfo n'iya ruguru, ariyo y'abanyamahanga, abafenisi cyangwa se abasiriya. Soma Yesaya igice cya 9 uriya murongo wa 1. Galilaya y'amajyepfo hari Zabuloni, hari Asheri, hari Naftali na Isakari. Bari bafite imisozi myiza nka Tabora n'ibibaya byera cyane nk'ibibaya bya Zabuloni, biravugwa cyane. Mu migi yagabanye, mwigabana yahawe imigi 12. Yosuwa 19 umurongo wa 15 urabibona. Muri iyo twavuga y'ingenzi ku mujyi witwa Kisiloti Tabora, aho Baraki yagiye kurwanira na Sisera atumwe na Debora. Igitabo cy'Abacamanza igice cya 4 umurongo wa 14. Niwo musozi Yesu yahinduriweho ishusho, Eliya na Mose bakaboneka. Hari undi mujyi wa 2 n'uwitwa Gati-Hefer. Ni hagati y'i Nazareti n'i Kana, niho umuhanuzi Yona yavukiye. Ubisomye mu gitabo cya 2 cy'Abami 14 uriya murongo wa 25. Umujyi wa 3 n'uwa Nazareti y'i Galilaya, iri ku birometero 7 na Tabora, umujyi muto wihishe cyane, ariko Yesu yakoreyemwo umwiherero cyangwa se retraite imyaka 30 mbere yo gukora ku mugaragaro, kuko dusoma Matayo bice 2 murongo wa 23, bice 4 umurongo wa 13. Mujyi wa 4 n'uwitwa Kana ya Galilaya, iri ku birometero 8 na Nazareti. Niho Yesu yakoze igitangaza cya mbere ahindura amazi kuba divayi, ahakiriza umwana w'umutware. Yohana 2 ibice umurongo wa 11, bice 4 umurongo wa 54. Mu mateka ya Zabuloni bariyongereye cyane mu rugendo. Babara ubwa mbere bari 57,000 n'abantu 400. Abasirikare Yuda we yari afite 74,000 n'ibihumbi n'abantu 600. Dani afite 62,000 n'abasirikare 700. Simeoni afite 59,300. Bari 4 bakurikira Yuda ku bwinshi, bari abakane bakurikira Yuda ku bwinshi. Urumva abasirikare 57,000 mu gihe Yuda afite 74. Babara ubwa kabiri bari bariyongereyemo 3,000. Yusomye kubara
igice cya mbere umurongo wa 31 ugasuka basoma 26 umurongo wa 27 biyongereyemo bari bamaze kugera ku bihumbi 60 n'abasirikare 500. Petero ati nimukora ibyo muzatunga. Iyo dusoma urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 10 n'uwa 11 hari abazatunga abandi bagakena. Mu kurwana na Sisera abazebuloni ntibatanzwe gutabara. Baraki na Debora umuhanuzi nibo bazaga baherekeza Gideon. Iyo dusoma mu bacamanza igice hariya usoma mu bacamanza bagiye baherekeza cyane abantu gutabara. Zabuloni yari itanze cyane ngo adatinya ndetse nta bwoba yagiraga no bwo gupfa. Abacamanza 5 umurongo wa 18 ngo yajyaga amanuka ahanamye yitanga adatinya gupfa. Mu gihe cya Dawudi arwana n'ingabo za Sawuli 50 by'abazebuloni batabaye Dawudi badafite ngo imiti mibiri. Igitabo cya mbere cy'ingoma 12:33. Aratwigisha kureka imiti mibiri ku rugamba, kuba dufite umutima umwe nibwo dushobora kurwana no gutsinda nk'uko abazebuloni bari bameze. Umwami Hezekiya ategura abantu kuziririza Pasika, atuma abantu mu gihugu cyose. Ahenshi barabaseka cyane, abandi barabarabira banga kubakira. Ariko abazebuloni baramanuka bagiye Yerusalemu. Igitabo cya kabiri cy'ingoma cya 30 umurongo wa 11. Aba bose imiryango 10 ya ruguru mu myaka 6 bajyanywe mu bunyage i Siriya. Mu buhanuzi dusoma bwa Zabuloni nuko mu gihe cyo gusana Israel umuryango wa Zabuloni utazwi aho waherereye none. Izina rye rifite irembo. Iyo urebye ku gice cya 48 Ezekiel umurongo wa 23 kugeza 33. Zaburi ya 48 umurongo wa 2. Zaburi 145 umurongo wa 1 n'uwa 12. Mu ngoma y'imyaka 1000 umuryango wa Zabuloni na Naftali bahamagariwe guhimbaza. Zaburi ya 68 26 na 27. Kuko iyo miryango niyo yacumbikiye Yesu ubwo yarari kwisi. Dore ko umuhanzi yari yarabibonye hariya usoma Ezekiel, umuhanuzi Ezekiel yari yarabivuze ku gice cya 9 na Matayo igice cya 4 umurongo wa 15. Umuco waje uturutse kwa Zabuloni. Aho niho yakiniye teatre za mbere no gukora ibitangaza ikana y'i Galilaya. Imana ibafashe gukomeza gukurikira aya mateka meza ya Zabuloni wacumbikiye Yesu mu minsi yarari hano ku isi. Tuzakomeza ubutaha na Isakari. Imana ibahe umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu.